aherutse kunkoza isoni mu bantu umuntu w'umugabo muzima arahaguruka ngo agiye guterera ivu umukobwa ntimwabyumvise igihe nabonye ku mbuga nkoranyambaga umujinya uranyica aho umwana w'umuhungu agenda gupfukamira umukobwa ngo agiye gutera ivi yaratashye mubaze nuko nta kamera ari hari ntago iwanjye uwo muco ntuhaba nta mugabo upfukamira umugore iteka umugore acira bugufi umugabo akamuha agaciro erega twebwe turi abantu twaremwe mu ishusho y'Imana abagore bava mu masura yacu batuva mu mbavu buriya baratwungirije nta na rimwe umugore yazamuka ngo akuringe kosa narikoze icyo gihe bisabira n'imbabazi ndavuga nti biriya bintu nakoze nyine papa yaramwe ngo ni amahano ngo uriya ntago ari umuco oya ni ukubura ubwenge umukobwa wo mu kabari ze ntuzi ibye nta mahano umukobwa wamaze gushyiramo byeri wamaze kuwurenga ugiye kumupfukamira mutabivuganye mutabita umwari uva mu kabari ko kabaho nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana mu bice bigiye bitandukanye mba nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze mu bindi biganiro byacu tuba tujemo nkanagushimira ko uba wakoze gukora subscribe niba utarabikora urabikora kugira ngo tujye twibanira nawe 5 kuri 5 nitwa Patrick nk'uko murimo kubibona kuri kamera zanyu kuri screen zanyu turi kumwe n'abajene n'abagabo abasaza imvange turi kumwe n'imvange tugiye kuba twiganira kuri yawe TV tujye gutangira tubaha ikaze kuri yawe TV. Asante sana. Amahoro. Amahoro cyanwa. ni power. Turi kumwe nande turahera hano. Reka duhere hano ku musaza MC Peter Musonera Jean Pierre cyangwa Papa KIROSO. Papa KIROSO. Uri kumwe n'umwana. Uri kumwe n'umwana. MC. Ariko yawe TV. Cyane. Yawe TV ntibasanzwe. Abantu bahuza umwana na se. Ubushakashatsi mwabukuye bamushaka kumenesha urugo amabanga. Ntabwo ibintu babyoroshye. MC Seti. Ariko ari amagambo muvuga mu abari mavaye. MC Peter. Umva nkubwire muhungu wanjye. Nubwo tunyivuga papa mwizina. Sajya nkonje kato. Umva nkubwire mwana. Ari amagambo rero. Ari amagambo ava kure ariko kandi aranatozwa kanigwa. Aratozwa. Aregwa kuko na amagambo ava mu rurimi n'umuco. Ni Kinyarwanda twarazwe n'abakuru tugitozwa n'abatubanjirijeyo. Bisaba rero kubyitoza no kubyiga ubundi kandi ukabishyira no mu bikorwa nta kindi kibitera. Abantu bavuga ati bana amaco y'inda ari amagambo kuyafata ntago ari ibintu byoroshye. Abantu benshi niko babitekereza ariko uzabambwirire ngo ushaka kugira amaco y'inda nta numwe ugenda yitwaye inyuma abantu bose ndigenda imbere urese azahanyanyaze nawe ayihahire. Abantu rero ubwo bakuzi nka MC ibindi bikorwa ni bihe? Njyewe bisanzwe muri ibintu byinshi akazi ka buri munsi hari abo twakubitanira mu mujyi tugakubitanira mu misozi ngende umwe mu baye technicien umutekinisiye nkora ibintu bigezweho ndi umwe mu bantu bashinzwe kurimbisha umurwa mukuru. Urabizi ko Yezu yavuze ngo tubategerereze ubwo roge naje kuhigira ibyazawufasha. Ndi umwe mu bantu rwose Imana yatoreje kurimbisha umurwa mukuru mu ruhande rwa tekinike mu buzima busanzwe rero mu bantu abo twirirwana tugendana umunsi ku wundi dutaramana mu bitaramo ndi umukinnyi wa filime nyarwanda. Ikindi ndi umunyamisango. Ndi umwe mu basaza ushobora kwiyambaza wa muhungu we nkajya kukuzanira umugeni kandi ntaho njya ngo bamunyime. Wapi hoya muvugana ubwo ushaka ko muvugana uzashaka uzana tuhahurire yibura nzajyeho gusabira uzihuze nawe nabonye ntacyo atwaye ntabwo ngiye kuvuga amazina ahubwo uramuzi ni nawe wamukoresheje ariko uzasaba akanimero kiwe mwihuze noneho uzashaka umusaza nanjye nzemera muberese naramubonye nzamubera se noneho uzaza umunsabe urebe ko tuba twabiganiriye niba ushaka kumenya ukuri. Ni fresh sana twe MC Peter niyo tugiye kuba twiganira ari kumwe n'umuhungu we KIROSO umuhungu ko kurusha icyanwa aba bana b'iyi minsi bite byabo
papa aba yakuyeho ariko jya umenya ko ni medini ibintu byose byagiye biza gutya kera habayeho ariko ubu ngubu ni uko bimeze. gerageza uvuye ngo ni medini papa sibyo ni ukuvuga iki kiroso ureba erega abana bo banza ari abanyamwanda twebwe abasaza tubeshwaho n'amasuku niyo mpamvu ntabwo njya ntuma biza birahanda hari ukuntu bikora ku muntu mama we ntiyabikundaga ahubwo tumaze kukibyara abonye kizanye ibintu yavuze ati uriya mwana ajya kura uriya mwanda ariko cyaranze ariko mukecuru namubwiye ntibiriya nibigezweho n'iby'abanyamujyi yariyakiriye pe. Sawa cyane kabisa. Umuhungu wawe nawe ni umusitari umuhungu wawe nawe ni umusitari nawe uri umusitari umva isuku igira isoko mubihuza muti urumva nta rutugu rusumba ijosi ngo baravuga ngo byaro ko ibyagiye nanjye rega amaze kumenya imigani kubera n'ikinyarwanda kubera papa nyine byaro ko byagiye byaro ko ibyagiye yari ibyaye rero nimba ndi umusitari ku bwa papa nyine niwe watumye mbondiwe iki gihe kugeza ubu ngubu. Ubundi icyo bavuga mu bijyanye n'ururimi n'umuco ni uko umubyeyi yibyara. Kuba rero hari ubushobozi bw'ibyo mfite gukora byanze bikunze ngomba kubitoza n'umwana wanjye. Niyo mpamvu n'umunsi wa none Kiroso yabaye Kiroso. Uyu munsi wa none Kiroso yabaye Kiroso ariko kandi nkabyishimira kuko binyereka yuko agenda agera ikirenge mu cyanjye. Ubu ibintu ndi kumutoza n'ibijyanye n'imisango kuko gukina amafilime ubona ko yamaze gutakaramo niko sikabakiri bato yase muvuga yahirimyemo ntabwo yaguyemo yahirimyemo rwose ubona ko harimo neza. Urundi kumutoza n'ibijyanye n'imisango kuko ubundi nyirango mu murwa mukuru mu mujyi wa Kigali ahiwanyu nige nyine musibi cyamamare bazi ubukwe nayoboye nta muntu n'umwe yemerewe kugenda atanezerewe. Abantu bose babwicayemo bahera doti gitangira ya misango ya mbere bagitanga y'intwererano batangira kunezerwa no guseka bavuga ati wasabisha cyangwa wasabwa yasabwa n'uriya musaza reka he n'agahinda wageze ahantu nicaye kirazira. Umuhungu wawe nawe cyari ubukinyarwanda atangiye kukimuharira ubu nanjye ahubwo ndaje njye mbakubita ikinyarwanda mwumirwe ariko bumva ko natangiye cyane ubyara ko byagije ibyo nyine urumva ikinyarwanda cye n'icy'abubu ngo araje ajya kibakubita mwumirwe niba kigiye kuba inkoni bakubita imirongo y'ikinyarwanda mwumirwe byoroshye koko. None se abasitari babiri bari mu rugo nta rutugu nyine ngo rukora ngo rusumbe ijosi ariko bihuza gute ahora amubwira kumva ikintu cya mbere buriya rero reka amasubiza aho ngaho. Ikintu cya mbere kuba buriya ugomba kuba umubyeyi wawe uko byagenda kose yaba afite amaguru yaba atayafite yaba atabona yaba abona pfa kuba ari umubyeyi wawe wakubyaye ugomba kumwubaha uko yaba ari kose nubwo yaba ashaje gute uko yaba ari kose ugomba kumwubaha. Niyo mpamvu rero ugomba kuba umubyeyi wawe. Wari ubivuze neza wari uvuze ngo tubifatanya gute mu rugo abasitari babiri ariko nta rutugu rukura koko ngo rusumbe ijosi. Niyo yaba agasonga kansumba niyo yagira umubyibuho urenze wanjye uretse ko n'ubundi ugenda aterura ntabwo yanshobora sibyo ariko uko yangana kose nta na hamwe yarenga ko yagaruka ngo muhane yakosheje. Icya kabiri mu busitari umuntu niwe ubujera ariko ntabwo ubusitari ari ubwo gutesha umwana umurongo nta nubwo ari ubwo gutuma umwana yubahuka ababyeyi ahubwo ubusitari ni ubwo guhahira umuryango. Niyo mpamvu rero twese twafashe iya mbere turahaguruka. Ubu maze iminsi hari ahantu mperutse kujya gusaba umugeni ndahaguruka reka nze mbabwire akantu gatoya nakoze nijye wari uri musaba ndi gusabana n'umuntu musaza aravuga ati rero muzehe mugenzi wanjye Musonera Jean Pierre rwose turabakiriye mu muryango wa Habimana Jean Claude murisanga mugubwe neza ategeje muramukanye n'umuryango wawe mba ndahagurutse ndagiye agiye kumpobera ntireka reko uramenye turi mu bihe bya covid ntera peace ubwo abampaye igipfunsi mu kindi ariko mutagira ngo twararwanaga niyandamukanye nyine yo mu kivandimwe tumaze kuramukanya arambwira baranyakira bamaze kunyakira ambwira ati subira mu byimbo uca akabogi maze dutaramane nkigeramo rero maze gusoma intama ya mbere mfashe ya kabiri nibuka yuko bambwiye ko nisanga ndahaguruka rero nterura amajambo ndavana intwererano sha wa mwana abantu baje abwira umuhereza ati kikira
baranzanira ikirizo umusaza ndavuga nti rero mu muryango twavuyemo wa Kaneza Joe bari bambwiye yuko nitugera hano mu gitaramo mwari murimo tuza kubashyikiriza izi ntwererano kugira ngo tubone uko twaza gutaramana maze nkizibahereza nsubira mu byimbo umuhungu wanjye ahanyica nyuma bati papa atako nakumvise naricaye gatoya rero intwererano ntibayisogongera bakimara kuyitereka gatoya aho bagombaga gushyikirizwa mu zindi nibuka ko bampaye umwanya wo kwisanzura kugira ngo dutarame tutatebya ndahaguruka ngejuru ndavuga nti muzehe rero ntongere ugejuru nongere ngushimire kandi nguhe ubundi butumwa mba ntumyeho umwana nzaniye igishampanye cyo kugira ngo bagisogongere gashya kabaye kantunguye umunsi nabuze umuntu uzi gupfundura champagne mu bantu bo mu muryango maze kumubura nabwiye umuhungu wanjye ntegera hino sha kuko arabizi iyo nabaye musi ntari umusaza ndazituritsa pe zikagera kure yarahaje ayigira arayicunda ayikaraga yerekeza ikirere arayizamura ayikoma munsi ayikoma ikiganza ayizamura ayikuraho urupfuko ayongera azunguza arimo atera hejuru akubise ubwa kabiri umufuni kugera kuri iriya poto umuhungu wawe ko nabonaga bireba nk'ubyumva bwa mbere oya urumva nyine herega nibyo yigiye ku birenge umuhungu wanjye rero ageze kure muri make icyo nari ndimo nshaka kuvuga ni uko ndi mu bihe byo kumutoza nawe ndagenda ntega zivamo ndi gusaza yego nyine ibuye rimenuka urwondo rugisukuma ariko ndi gusaza so rero umuhungu wanjye amaze kugira ibyo amenya ubu nzi neza ko mu minsi iri imbere nzajya muha mikoro nagira abantu 3-4 bampamagara kujya kubakorera nkahita mvuga ntinyarukiraho sha kandi kumubona ko ari Kiroso uvuye kwa Papa Kiroso bagahita bamenya ko ibintu biri bugende neza niko bimeze rwose inkono ukabura yimuhaye ngomba kugenda nanjye ntabwo ari kwatwika ariko nkagenda nkayitwara neza nkatambuka neza nkatambuka gitore nkavuga nti rwose papa yantumye nkagenda nkabyitwaramo neza mbega ubwo aho ngaho kurambagiza bizakugora no zabwira papa uti baba ari ujya unyuramo ndebera oya n'ikimenyimenyi ujya ubibona kurambagiza ni ibintu nshoboye kandi kuba mbishoboye ni mu muco ni ukubera papa nyine ngenda mureberaho ngenda ntera ikirenge muke nyine kurambagiza ni ibintu bigomba kunyorohera cyane nta mukobwa njya ntereta ngo yange cyangwa murambagiza kuri iyi mikoro umva sha aherutse kunkoza isoni mu bantu umuntu w'umugabo muzima arahaguruka ngo agiye guterera ivu umukobwa ntimwabyumvise igihe nabonye ku mbuga nkoranyambaga umujinya uranyica aho umwana w'umuhungu agenda gupfukamira umukobwa ngo agiye gutera ivi yaratashye mubaze nuko nta kamera yari ihari ntago iwanjye uwo muco ntuhaba nta mugabo upfukamira umugore iteka umugore acira bugufi umugabo akamuha agaciro erega twebwe turi abantu twaremwe mu ishusho y'Imana abagore bava mu masura yacu batuva mu mbavu buriya baratwungirije nta na rimwe umugore yazamuka ngo akuringe none natungwe no kubona umwana wanjye ubwe ari ujya guterera ivu umugore ibintu bitabaho mu muco w'iwacu ahaga kwise kwa semuhanuka ntibibayo wenda ikosa narikoze icyo gihe bisabira n'imbabazi ndavuga nti biriya bintu nakoze nyine papa yaramwe ngo ni amahano ngo uriya ntabwo ari umuco oya ni ukubura ubwenge ariko namusabye imbabazi kandi yarazimpaye uzi ikintu cyari kibigaruye nuko mwari muvuze ngo kurambagiza ngo kumuteretera kandi ngo nawe ngaza ubwenge bise binyibutse icyo kintu nibuka gahinda nagize umunsi mbona bamusukaho inzoga yewe noneho kujya gutera ivu akajya gutera ivu umukobwa mu kabari umukobwa wo mu kabari ze ntuzi ibye nta mahano umukobwa wamaze gushyiramo byeri wamaze kuwurenga ugiye kumupfukamira mutabivuganye mutabita umwari uva mu kabari ko kabaho noneho ndebera kwa Papa Kiroso ndebera ko oya ntimukabeshyere urukundo ubwo ugiye kuba nka wa muhanzi waririmbye ngo yandirimbo ngo yabonye harya ngo imbaraga z'urukundo zinyatatse oya ubu ngubu nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi nibyo twahoze tuvuga icyo nzi cyo mpabereye kumugorora icya kabiri mpabereye kumuha imirongo kandi imirongo imwe muyo nzamuha nzamutoza umuco kuko ndahugira
aho ngeze uyu munsi wa none no kuba angana gutya no kuba ageze ahangaha nuko hari indero cyangwa hari uburere nagiye muha uyu munsi wa none rero ndabishimira Imana cyakora urabona ko ameze neza iyo turi kumwe mba numva ntaseba kuko mba numva ari umwana wanjye koko rero nta kibazo ubundi ndabishimira Imana ikindi kandi nimugire n'impungenge vuba ahangaha tuzabanywesha tuzabanywesha rwose kuko ndabona amaze kuzura agakopo nako amaze gukura nanjye bundi urimo reka tubashimira ahubwo twizere ko mu minsi iri imbere muzadutumira hari ibindi byabaye igiko kirahari nyine igiko kirahari mu minsi iri imbere rwose nimugire ikibazo muri isanga kirahari rwose mwakoze kutuganiriza kuri ya TV twizere ko muzongera mukatuganiriza sawa murakoze cyane n'amakuru murakoze